y'ingabo ikunda inyoni kazi. Okay. Okay. Nibyo ninja kugira ariko we nturi inyoni wavuze ko utari inyoni ariko yitwa Matene. Abagabo twabita ngo iki? abagabo babyaye abagabo b'abasingo bitwa umugabo w'umusingo yitwa oh yeah yitwa fils papa buriya ngiye kaze ngubwiye umugabo wabyaye aba yaranje kuba papa nago yaba umusore yo hole yuko nokina nyine bande seva somehow I will feel it nzabi feelinga parce que ni kintu nabayemo ni kintu nzi. Ladies and gentlemen, twanye twasuza muri hirya no hino mu gihugu amahoro Imana nabane nangwa mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengera bwari by'umwihariko ari mu mujyi wa Kigali na Bujumbura na Kampala. Mumeze mute? No muri Kongo Kinshasa ariko ni hani Goma ubona buri umukongomani igoma ni nko mu Rwanda. Njewe Kinshasa original Kinshasa ngaho tugirira ingara na yebi yego Imana ngaho itazozo na mususu na te oratuye baravuga ngo ozo kubimana ngaite azozo na mususu na te dengale turabasuhuje bisobanura ngo iki ndimo ndavuga ngo abakongomani mwese aho muri hirya no hino ndabasuhuje amahoro Imana nabane namwe abane namwe kandi nabo bahorane nabo turi kumwe na Brian giragurike izo ngize baguha izi ni umurimbo rwose ntago ziri hano dore hano niho batangaho impeta kanone niyise n'umurimbo yise nibiki n'umurimbo bebe okay nyuma yuko Miska tubwiye ko akunda Brian numwe mu bakinyi beza ba filme banahuriye kuri tele bari kuri shoot barakinana ariko kandi muri bahuriye muri filme yitwa Romantic Time mugiye kuzabona mu Misiri imbere ntimuzabona kuri YouTube ahubwo ni filme zerekanwa mu bigo by'amashuri ya secondaire na kaminuza primaire nandi hano hahurira abantu benshi hose. Miska ubyakira ute kubuhuye na Brian bamwita Brian ariko amazina nyakuri bamwita Ombeni Victory ubyakiriye ute? Biranshimishije biranshimishije ko dusanze mu kiganiro. Nyine byakiriye gute? Ndabyakiriye neza cyane. Birangyoye. Birangyoye cyane. Brian niyo mazina ndibuze gukoresha cyane. Umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Uratangaza iki? Ibintu se ugira ngo simunange ko wicaye uhunze Miska wamwegeje agatebe kanamwegera neza. Oya nicaye neza. Nicaye neza ahubwo reka nkwegere wicaye nabi ababaza hahandi bakongeye zirafatana namwe bufate gufatanya byatuma nyine urumva gufatana ahubwo twakwegerana sibyo kwegerana nibyo sawa. Ni nyuma yuko Brian agaragaye muri filime Ikiro cy'urukundo akagaragara muri filime Rusaro ndetse n'Urusobe isokera kuri Fine Media TV tubasuza muri hirya no hino mu gihugu n'umuryango mugari ufitanye ubufatanye na Iris Rwanda TV turabashimira uburyo bagira ubwitange mu gufatanya no kuzamura sinema by'umwihariko mu karere ka Musanze. Dushimire cyane Centre Pastoral Notre Dame de Fatima iba yaduhaye umwanya kugira ngo tugire ibiganiro hano ariko kandi ukeneye guhasokera no kugubwa neza bagane Susa Garden naho bahagane ugane Moria ugane Lipia Restaurant ugane Teacher Shop ugane Bosco Design abo bose barakwitaho kandi bagufate neza. Ijambo rimwe kuri Brian. Jambo rimwe kuri Brian kubyerekeye n'urukundo mukunda. Ayiwe ndagufana.
Wow. ndagufana abivuze ukuntu nyene Rukundo nyine urumva ndagufana muri amafilime yose umaze gukinana wakitinga neza. Wow. The most important is so funny. Bikora neza ukomerezaho. Brian, ijambo rimwe kuri Miska. Twamuhebye bwa mbere bamwita Miska, ni umurundi kazi yadusabye ko twabahuza, yatubwiye ko agukunda, twifuza kubahuza rero nitwe twabikoze. Ijambo rimwe kuri Miska. Ndishimye cyane kuba muye n'umwari umushinga nahe umwigeme uko abivuga. Ungize umugabo? Oya, no, ntago mbizi. Babyita umwigeme. Kuba mfana cyane. Murakoze cyane. Ndishimye cyane pe. Hari filime by'umwihariko muri kugaragaramo mwembi igiye gusohoka yitwa Romantic Time, igiye gusohoka mu minsi iri imbere. Wabyakira ute ko warahuriye n'umurundi kazi? Ntago ari ubwa mbere twakinanye na Chelsea, mukinana na Cleo, ukere utari koherezwa mu Rwanda mu gihugu cya uri muri Germany, kuri ubu ngubu turi kuvugana. Wabyakira ute ko wongeye guhana n'umurundi none mu yindi filime? Nje mbibona nk'amahirwe menshi cyane, kubera ko buri abarundi n'abantu batajya bananirwa sene yose bahaye tu, baba bari sharp, ntago bifunga nyine, baba bari cool. Nkunda iyo ndi kumwe nabo tu, numva nezerewe cyane. Umva uryohewe cyane. Hari akazina bita Matene. Uzi icyo gasobanura? Sindakazi, ndakumva gutyo nyine. Inyoni yitwa Matene urayizi? Matene? Nazenzi. Matene ni inyoni. Ariko uretse gato, uvuze inyoni, hari matene y'inyoni, hari na matene y'umuntu. Ubwo muri ibyo byose uri iki? Uri inyoni cyangwa uri umuntu? Nje ndi umuntu. Uri matene w'umuntu. Wagiye kuvuga matene y'inyoni. Hari matene y'inyoni y'ingabo. Ikunda inyoni kazi. Okay. Nibyo nijya kubwira. Ariko we nturi inyoni, wavuze ko utari inyoni. Ariko yitwa Matene. Urumva turitirana. Umuntu amwitiriye Matene. Dufitanye isano se? Oya, ntabwo dufitanye isano. Witwa nuko twitirana. Kinamo witwa? Njyewe nkinamo nitwa Matene. Umuntu amaye iryo zina bamwita Nyirankotsa. Umuntu amaye iryo zina yitwa Nyirankotsa, mama wanjye nkunda cyane, aho uri hose rwose ndakubaha cyane pe. Akwita Matene. Yanyise Matene. Matene. Isore gikunda abakobwa. Ariko uretse gatoya. Uretse gato. Buri abakobwa ndabakunda, of course nkunda abakobwa, ntabwo nkunda abasore. Sibyo, ntabwo uri umutinganyi. Amaso ahituranga. Umukobwa se? Mbo urumva nyine baravuga ngo ntago nyine waciye umugani ngo amaso ararya indi kaburara, yarabibonye nyine. Yarabibonye ukuntu bimeze, kandi urumva u Rwanda rutaswe n'ibyiza, tugomba kureba ibyiza nyine nyaburanga bitatse u Rwanda. Urumva urumva nanjye ndi mu kirarugendo, urumva ndi mu kirarugendo, manaje kureba ibyiza bitatse u Rwanda. Miska, you understand French? Yovuze mère fille. Mère fille cyangwa fille mère. Fille mère ni umukobwa yabyaye, donc nk'ababyari iwabo canke donc ni nk'umusingo mother yabyaye yatabana n'umugabo. Abagabo twabita ngo iki? Abagabo babyaye abagabo b'abasingo bitwa umugabo w'umusingo yitwa Père Garçon. Yitwa fils papa.
fisi papa akareka buriya ngiye kanze nkubwire umugabo wabyaye aba yarangije kuba papa ntago yaba umusore n'umukobwa yabyaba yarangije kuba mama ariko kubera iki se babita female niba hari female hari na fisi papa oya reka nze nkubwire biriya bintu bya female aba ari ukubeshya nyine urumva no kugira ngo bikure mu isoni ariko nyine aba ari mere urumva kuko fiye igisobanuro cy'umukobwa aba ari umwari utarabyara uwo aba ari umukobwa mu gihe yabyaye rero aba ari umubyeyi aba ari mama ntabyo ntago twemeranya impamvu reka mbikubwire urumva impamvu bavuze ngo ni female ni kubera ko ataba abana n'umugabo urabyumva bivuze ngo even if aba afise umwana urashobora kuza ukamutereta uko urabyumva ariko abaye ari umuntu afise umugabo yabyaye afise umugabo ntago wamutereta ariko umufemere aba ategereje kuzongera kuzoshaka akaja mu rugo akarongogwa uretse hari akantu uvuze singo mu gifaransa babyita ni célibataire ubwo aba ari mère célibataire kubera ko mu cyongereza female mu cyongereza si bavuga ngo ni single mother ubwo rero bizanye mu gifaransa byaba ari mère célibataire nago ubwo mu cyongereza ubwo naho wavuga madagal ubwo alright icyo nashaka kubaza cyane kubera iki bavuga ngo abakobwa babyara iwabo nibo benshi bakunda gukina filime bakanahitinga kariyo bamenyekana dufite abantu ntabugaruka ku mazina yabo nangiye kuvuga kubera iki impamvu kibahitinga bagiye mu mafilime je nibaza ko ni idea yanjye sinzi ko ari ukuri ariko nibaza ko baza bafite umuhate sibyo aza abifata nk'akazi bwa mbere ikindi naco akaba avuga ati jengeye gushaka umugati w'umwana abaje gushaka icyo kurya c'umwana rero ashiramo imbaraga ziwe zose sica kimwe na wa muntu aza peut-être ari loisir aje kunezeza nyine ibitekerezo bye cyangwa gushimisha abantu ariko we aje gushaka ubuzima abizamo azi ko aje gushaka ubuzima ashiramo imbaraga ziwe zose kugira ngo abone inyungu muri ibyo binajemo niyo mpamvu ntekeza ko ahita hitinga Matene mbo njyewe ukuntu mbitekereza nyine ntago njya kure y'ibyo avuze like uwo mukobwa wabyaye abazi icyo aje gukora tu urumva umukobwa utarabyara we aba yumva ko afite amahirwe batarabyara ntibazi ibyo bakora oya ntago ndasoza umukobwa utarabyara we aba yumva yuko agifite amahirwe menshi cyane ahantu henshi hatandukanye ariko urumva mu mukobwa wabyaye we aba ari strict ni ukuvuga icyambere aba agomba guprovidinga ibizatunga umwana we like kuza nko muri iyo filime hari igihe azamo umuntu amubwira ati ngwino ndaguhemba agomba kubikora kugira ngo umwana we abeho neza atari ugukora ibintu bibi ahubwo agakora ibiri butuma umwana wabaho neza ikindi ashobora gukina izo filime ari nk'inyigisho atanga n'umwana we nawe aba arimo ashobora kubikora kubw'izo nyigisho so urumva nyine ni byinshi bituma umufiyemere nk'uko mwabivuze we ajya kwakitinga muri filime kurenza uko umufiye yabikora ikindi naco ntekereza kandi buriya iyo umuntu amaze kubyara ukaba waramaze kwitwa mama w'umwana ukamushira hanze gutya hari ukuntu ibitekerezo bihita bihinduka ukaba umuntu mukuru n'iki nuvuga ngo baba bafite experience nyinshi z'ubuzima sibyo dufate nk'urugero sibyo dufate nk'urugero nk'ubu ngende umufiyemere sibyo noneho nje muri filime yawe urankastinze umpaye nka hall yo gukina deception sibyo nk'urugero dufate narabyaye umwana and then uwo twabyaranye byaranze ushobora kuba utabizi wako story yanje imeze gutyo ukamyo iyo hall yuko nokina nyine bande seva somehow I will feel it nzabifeelinga parce que ni ikintu nabayemo ni ikintu nzi uri kurabyumva rero niyo mpamvu biborohera cyane gusumba wa wundi abaje atagira experience katuraze kuri iki kintu abari muri filime b'abakobwa kuki batabyara ahubwo ababyaye bakaba aribo babikora neza cyane kuruta
Ngiki? abari muri film nta mukobwa turumva babyariye muri filime kubera ko yatangiye gukina film si yaba ari record nziza ku bantu bategura amafilime n'abayakinisha byaba ari sawa kuko ni bakeya dufite hari benshi binjiye muri music babyariramo ariko hari nabo dufite bagikora sinema batarabyara twahera urugero kuri Miska twafata abanyambo twafata n'abandi benshi batandukanye cyaba ari ikintu cyiza gihesha amanota abantu bategura amafilime n'abantu bayakina ya ni ciza parce que impamvu ntekeza ko ari ikintu ciza urabona iyo umuntu abyaye hari donc sishaka kuvuga ko ari ibintu bibi kubyara no kubyara no mugisha ni byiza mu gihe nyine bije wabitegekanije ari ikintu wateguye ariko mu yindi side like culture y'u Rwanda n'u Burundi hari image yindi bitanga iyo uvyaye hari indi image bitanga ugasanga umuntu atanguye kukujajinga niki rero umuntu ashobora kwirinda niki ukirinda and then ugasanga nyine uri gukora akazi kawe wa protege na image yawe canke wa protege izina ryawe biba ari byiza dushimire cyane urugano Virunga Paris aho baherereye ku muhanda ugana muri Vunga umanuka Kabaya ahantu heza warara wasokana n'umukunzi wawe ukarya neza ukagubwa neza ukarara neza bafite ahantu heza cyane kandi ibiciro byabo birahendutse wahasohokera nko kwikupre anyemere kuzahasohokera ya Vicky na Miska couple uvuze couple ntabwo turi couple my friend uvuze couple no ni turi couple abanza tukagatekereza mu kuntu ntabwo turi couple ya turabafatanya bikorwa sibyo rata ya turabafatanya bikorwa mugiye kutwatingira mukundana muri guteretana mwese ngaho mwari gusaba ndiko bategura itariki y'ubukwe mbese byageze no mu bukwe oya anerete ndamukatire oya ibyo ntago byaba ari kubiye kimuguhindura script kwikunda no nawe nanterete nanjye mukatire iwacu Burundi n'abakobwa batereta abahungu no mu Rwanda niko bibi okay ubwo rero reka tuye ariko akunkatira se kandi nago ntacyo nereta ndabitekereza uzimamvu nta mukobwa ndatereta ngo nkatire ubwo rero wabo ahubwo ni experience ugomba gukora tukora iyo Brian Miska muhe bwa mbere wamukunze ugiye kumusaba urukundo setu baba we action aratinya okay banze mbyicarire hari ukuntu ushaka no kwicara nabi bakagukatira hari ukuntu twita kwicara muri romantic none se ko wicaye uko iyi ni romantic time yararangiye nigigezwe romantic time yararangiye oya romantic time iracyahari none se umuntu wese turi muri haso time urumva romantic time iracyahari rero kamabere gatatu 1 2 3 camera rolling sound rolling set ya Brian na Miska bagiye patinga bakundana action akwibuke ko ndumurokore ese aya abo birapfuye mbivuyemo ese abarokore ngo ntago bateretana rero oya turateretana unete mu kirokore mu kirokore Yesu ashimwe haleluya amina amena Yesu ashimwe mwene data haleluya mwene data Imana yakuntumyeho urumvobere Imana yakuntumyeho yambwite hari ukuntu uri kukubona mu minsi iri imbere shaka utari romantike no muri mwese nyine yambwiye ngo muterete nyine nk'abarokore nese kubamba oya abarakora pastor banyu bavuga umukora pastor bazi Yesu ashimwe